icyizere ko iyo mpano yisangiye n'umuntu ugize gute yicaranye kandi wenda arimo arira ashonje, wenda wanamureba muri visage ye ikagira ikikubwira, wenda wanamwitegereza aparama ukabona aparance yiraguhamagaye. Burya muzi ko hari igihe akajambo gato gakiza umuntu. Uzi ko hari n'igihe ureba umuntu ukamubwira uti ukamuramutsa ukamusekera, umuntu iyo nseko igahita transform mu buzima bwe bwose. Turi kumwe? Kubera ko gusa umuntu avuga ati hari umuntu wanyitayeho. Ariko nimutekereze ko hari igihe umuntu ashobora kuza iwacu mu kiliziya akaza wenyine mu bibazo bye, akabura umuntu n'umwe umwitaho. Turi kumwe? Yavaho akajya kwiyahura. Turi kumwe? Nibuka rero umunsi umwe hari muri groupe de prière, umuntu aragenda, yari umwana w'umusore wabonaga ubuzima bumunaniye, aragenda hariya ahageze aravuga ati mva wa mana we sinkikwemera, ariko nari nsanzwe ngusenga, ariko kuko wanze gusubiza ibibazo byanjye ngiye kuza gusezereho bwa nyuma. Niba uhari unkoreho mbimenye, unkoreho ikimenyetso ko uri Imana inzi. Naho ubundi biriya bintu byose batubwiye, nubwo nanjye nari nsanzwe mbivuga ngo Mana yanjye ndemera yuko uri hano ndeba, ubu ndemera ko nta atari byo. Buryo umuntu yageze mu marushywa, iyo umuntu yageze mu bigeragezo, turi kumwe, haba hari ari mu isi ya wenyine. Turi kumwe? Noneho rero arinjira aragenda ajya mu kiliziya hariya rwose Kigali ya Kristus. Noneho atazi ariko ko harimo groupe de prière, hari koraniro risenga nk'uko abantu bangahe baje kwisengera. Noneho rero haba harimo umudamu umwe yumva mu mutima we ngo ramburira ikiganza kuri uwo muntu, kora kuri uwo muntu, uwo musore. Yumva iryo jwi rimujemo. Turi kumwe? Ariko biramuye, ariko se umuntu nta n'uwo nzi, urabyumva? Ariko akumva ikintu kimu emotion intérieure, akumva iyo emotion intérieure kora kuri uwo muntu gusa. Ariko muzikora n'igihe no kurambura ikiganza ukaramutsa umuntu wumva bikugoye. Turi kumwe? Mukanya sinabwiraga ngo nimuhoberane. Uzi ko hari igihe wumva neza uri umuntu étranger, ukumva no kugira ngo uhure n'undi muntu ukumva birimo biragukuta effort. Ni ukuvuga rero ko uyu munsi hari ikintu tugiye kuganiraho, kandi muremera ko kiza gusigara hano. Yabigenje aterero, yarabikoze bigeze donc mu gusingiza Imana kose yari yanangiye umutima, yawufunze avuga ati reka akabyevaki wakabyirengagiza. Noneho bigeze mu mwanya wa Roho Mutagatifu. Muzi ko abantu biyambaza Roho Mutagatifu, abakarismatike bakunda guhumiriza. Numva ziyo bahumirije icyo babareba. Kuko hari igihe ubaza umuntu, nubwo hari igihe kera twabyiganaga tugiye mu makoraniro, ukajya ureba wagera mu kareba uti buriya ko ndeba Sharira afunga amaso, nawe ukajya uyafunga, ariko ugafungura rimwe ukajya ucunga ngo ukurikirane ariko mwibanga, sibyo? Noneho ukajya ukora ibyo bandi mbese bagira gute bakora. Burya muri kiliziya ikintu cyitwa kwiganana turagikunda. Hari igihe wigana abandi uko basenga, ariko uriya urimo wigana wenda afite aho yageze, wowe ukiri hehe? Ukiri aho inyuma, ukiri inyuma nk'ikoti yambaye, nk'ikoti ryari n'umuntu yambara. Ntabwo rero rimwe na rimwe ifo apprendre. Abigishwa bo babwiye Yesu bati twigishe natwe nk'uko nawe ugira ute ubigenza. Burya niyo mpamvu experience yo kuganira irafasha, gusangira ubuhamya, gushingira Yesu na ukabwira abantu uti mva usenga byaranduhije, najyaga ndangara, najyaga ngira ibitotsi. Undi muntu uraho usanzwe asenga agasinzira ati bega uriya muntu nawe byamumagaho. Burya no kuvuga ko nanjye nshobora kuzagira kuzabirenga. Ni ukuvuga ko muri kiliziya dukeneye ikindi kintu bita partage, communion fraternelle, gusangira isangiramutima, isangiramutima. Ibyo ni ibintu by'ingenzi
kubera ndimo ariko ndabereka ko ikintu cyabaye yarabikoze muri cya gihe Roho Mutagatifu bahamagara Roho Mutagatifu avuga ati ngaho Roho Mutagatifu irwarize hari ibintu bikunanira uti Imana ngaho irwarize urebe uko bigenza yumva none akoze gato yakuri wa muntu yumva umuntu avugisha induru ati Yesu n'amarira menshi ari kangatse menya nkoze sinamenye ibyo ari byo ariko abandi babishinzwe mu ikoraniro burya haba hari abantu nabikunze cyane iyo mubonye umuntu rimwe na rimwe agiye muri eta particulier kandi mwari muri kumwe ukabona hari abandi bamwitaho ukabona keke kisano kipe ubwo abandi baramweva bati umwe ati ngewe naje gusezera Yesu nabwiye Yesu ati none Yesu ampozeho ntabwo yarazi ko ari Yesu uvuye mu ijuru akagira ate akaba amukozeho ati ngewe nagumye mbwira Yesu ngo niba iyo ndirimbo birangiye nta wananiwe kumanuka ngo unyigaragaze ngewe ndagenda niyahuye. Bavandi ibaze ko ushobora gukora ku umuntu akamenya ko ari Yesu ugeze ute. Ibaze ko ushobora gutega amatwi umuntu akazahita akubwira atanga ubuhamya ati Yesu yagize ate yarambohoye. Ibaze ko ushobora kurambura ibiganza ku muntu umuhumuriza umuntu akazakubwira ati Yesu yagize ate yarantabaye. Ndagira ngo Yesu uyu munsi manze babwire inkuru nziza yabwiye nuko uyu munsi ashaka gufata ishusho yawe, isura yawe, akigira wowe, murabyumva, akambara umubiri wawe, agakoresha umwuka wawe. Yesu yarangiza akakugaragariza ko icyo ugiriye umwe muri abo bandi ari we uba ukigiriye. Nuko nguko rero uwo muntu hanyuma uwo muntu yahise avuga ati Imana irakoze iranyigaragaje. Hanyuma cyari gitangaje muri iryo koraniro uwo mubyeyi uwo musore yashaka kwiyahura kubera ubuzima muri Kigali bwamunaniye, kubera asigaye ari wenyine ari imfubyi. Ariko aho muri iryo koraniro hari undi muntu uri maze iminsi akora noveli asaba Imana, Nyagasani ndumva nkeneye, nawe umubyeyi wasigaye wenyine turi kumwe nawe arimo asaba Imana, abwira Imana ati Mana ko numva nkeneye kwadopta umwana nzamukura he. Ese murimo kuramurikira menya mutanyuma. Noneho ari amazi yasenga asaba Imana ati ngewe numva aho kugira ngo ngume ndi jyenyine namenye Yesu. Yego koko uwo n'umubyeyi uri aho wasigaye ari umupfakazi wenyine, ariko akavuga ati ndumva nkeneye kugira undi unadopte njye kumukura muri orphelinat. No si bref haba iki ako kanya uhahaguruka wa muntu uri bwiyahure ati koko nsigare njyenyine, nta muntu n'umwe umbaza ngo waramutse, nta muntu n'umwe umbwira ngo umerewe uti, njye nacumuye iki ku Mana. Nuko icyo gihe noneho rero yaramaze no gusanga ahari agasambu k'iwabo uwitwa se wabo bari barasigaranye, yari yarakagurishije abana batabizi. Naho ngaho uwo mwana yafatiye icyo cyemezo ati ngewe ngiye kuyama. Uwo mubyeyi rero nawe yaramaze kubona promotion, ariko akajya yibaza ati ariko aka kazi ngira, iyi promotion ngira, ayo mafaranga nta muryango agifite, yumva solitude iramwishe. Ikintu nkundira Yesu rero, iyo Yesu yagutashyemo akingura umutima wawe akwereka abandi, ntugisigara uri wowe wenyine. Turi kumwe? Biriya bintu tubaho, umuntu akagenda akadeprima, umuntu akagenda akihebura, akiyanga, kugera n'igihe arwaye mu mutwe ibintu byaramurengeye. Ubu tuba turi heko n'ubu ushobora kubwira ko tuba turi rero. Nagira ngo babwire ko aho Roho w'Imana yamanutse akahagera, nimusoma mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 haravuga ijambo rikomeye cyane ngo reka bibasomere uko byanditse kugira ngo mubizirikane. Haravuga ngo
kuva ku murongo wa 40 ku murongo wa 42 ni imibereho y'abakristo ba mbere. Abakristo acte 2:42 abakristo ngo bahoraga bashishikariye kumva inyigisho zimwe. Icya mbere ni ukumva iki inyigisho, ariko icya kabiri ntabwo ari icyo cyonyine, kuko hari abantu bumva inyigisho agahita avuga ngo yewe nagize nte nafashijwe. Iryo jambo ni muri izi se yewe nafashijwe byangoze ku mutima yigishije neza. Hanyuma birangiriye aho mukurikireho hakurikiraho iki niba mwarasomye ijambo gushyira hamwe kivandimwe. Communion fraternelle, inyigisho Yezu yatangaga, inyigisho Yezu amuhaye, ni ukuvuga ko nibyo umuvandimwe yavugaga, akenshi ziraza zitubohora, zidukiza, zigukura mu isi yawe wenyine izikakujyana mu isi y'Imana yaremye. Imana yarabaguhaye ngo bakuzuze, muzuzanye, mukundane, muhozanye, mukomezanye, mutabarane, gushyira hamwe. Abigishwa bashya abakristo bari bazi ko bagomba gushyira hamwe, nta wagiraga ndetse n'ikintu kiri icye gusa. Hano ukinjira ntuvuge ngo ngiye ngo badutumiye ngo ngiye kureba, wahagera uti ngewe nakora iki, ngewe nanjye komaje upemetereza, wabaza uti nanjye ubwo buvandimwe ndabushaka, nanjye nzatanga n'umuganda wanjye, gushyira hamwe kivandimwe, kumandurira hamwe umugati. Icyo ni igitambo cya misa tuza kubona mu kanya, no gusenga. Turi kumwe? Urumva isengesho rije ku mwanya wa kangahe? Twebwe tuhera hehe kugira gute gusenga? Umuntu wese arakubwira ngo yagiye gusenga, ariko gushyira hamwe n'abandi, kuba umuvandimwe w'abandi byaragize gute? Byaramunaniye. Kugira ngo abari mu isengesho akubwira ko asenga Imana, yewe akubwira ko atarara atavuze rozari, akubwira ko yagiye muri pelerinage Lourdes, Yerusalemu, hose isi yose yarayizengurutse, ariko akubwira ati ntabwo yewe nshobora gucana uwaka, ntabwo nshobora kuramukanya, ntabwo ari ukubwira ati nkuriya aba yaje gusenga iki. Uriya iwacu hari igihe byigeze gukomera, umuntu umwe akajya yicara akavuga ati nijya mu kiliziya ngasanga ari kanaka wahagije, ntabwo uriya yankora mu kanwa, ntabwo yampaye Yezu ngo ngire nde ngo mufate. Urumva ko ibintu biba byakomeye. Noneho no mu kiliziya na Yezu aho kugira ngo aduhuze, turi kumwe, noneho mwumve aho imyuka mibi iba yageze rero itwinjira. Turi kumwe? Noneho murumva gusenga hari ibindi byabibanziza. Ntabwo nanone gusenga byonyine bihagije, abantu bagomba kwiga bakamenya. Muri iki gihe hari ubuyobe bwinshi, muri iki gihe hari ibintu byinshi. Muri Hose y'umutwe wa 4, Hose 4:6, umuhanuzi Hose aravuga ngo umuryango wanjye urimbutse kubera ko utamenye. Mon peuple périt à cause de manque de connaissance. Kutamenya. Abantu burya kenshi muri kiliziya bari mu bujiji, bari darobscript. Hari ukuryo abantu baraza akababeshya cyangwa agahindura nk'amagambo wumvaga ya credo y'igitambo cya misa. Se ntungura n'umuntu akakubwira ati reka bya bintu nakoraga byo kwidomagura, ati narabivuyemo, ati ubu nsigaye nsengera mu mwuka. Ese umwuka ntawagira? Ese umwuka mbere ntiwaza? Donc ça veut dire que il y a habayemo déviation, ariko harimo nuko n'ibyo yakoraga mbere ataragize ate. Muze rero tuhugurane, muze twige. Niyo mwakwicara muri 3, muri 4, muri 5, mugatumira padiri ari kure hano hakurya, akaza rimwe mu kwezi, mukavuga muti ngwino duhugure, tumenye igitambo cya misa, tumenye icyo amategeko y'Imana hajya muri ay'amabwiriza asobanura iki, hajya tumenye Bibiliya, ijambo ry'Imana. Nk'umukristo abana n'ijambo, utamubaza uti mbwira umurongo w'iyi Bibiliya washingiyeho ubuzima bwawe. Quelle est la parole qui guide ta vie?
Quel est le fondement de ta vie spirituelle? Quelle est la parole? Ni libe jambo rishingiye ubuzima bwawe. Umuntu ukabona akubwira ati nabi. Wamubaza uti Bibiliya sigira ibitabo bingana? Bitabo. Kumva neza byamucanze. Iki gitabo ushaka kukigura, wese ashaka kukibona akamenya. Nibura kaniha n'umwanya akavuga ati ngiye muri table de matière. Ubundi Nouveau Testament ni ibitabo bingana, Ancien Testament ni ibitabo bingana. Ibaze niba munganuko nk'uko mbareba mungano mutaramenya nibura notion sur la Bible, ubwo si Imana izakuvugisha umenye yavuze ryari, umenye yavuze gutya. Turi kumwe uyu munsi ikiganiro babahaye tugiye kuganiraho ni ikiganiro kivuga ngo kubaho mu bubasha n'amasezerano, mu mbaraga, mu bubasha n'amasezerano y'Imana. Kubaho, niba musoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Yoweli 4:10, nibyo byanditse kuri invitation ibatumira. Yoweli 4:10. Mu iri jambo nakuyemo akajambo kamwe gusa, ngo umunyantege nke ngo nagira ati ndi intwari. Ninde muri tutari umunyantege? Nta muntu n'umwe utari umunyantege. Twese on est faible, sibyo? On est fragile. Ariko iri jambo Yoweli 4:10 biravuga ngo ni Imana yaraza aho Imana niba wafashe umwanya wo kwigaragaza, sibyo? Kwisanga Imana ugomba gutahana ikintu kidasanzwe abatavuye aho bari gusangana, siko? Hano murete abazungu baragenda bakajya kuri plage murabizi ibyo, murabibona sibyo? Bagasohoka bakakubwira ko bagiye ku kazuba, akishima cyane iyo avuye yahindutse iki, yazanye uruhu rwirabura, abona akantu kirabura kamuze ati nabaye prose, rwose ukabona yishimye yizihiwe, yaryo afite mbese ikimenyetso cyerekana rya zuba ryiza ate yiwe. Twebwe turavuga ngo ngwino Nyagasani zuba ry'umutima wanjye, uraririmba uti Yesu yaje kubana nawe. Karuruhore yemwe ndahiriwe, Yesu yaje kugira ate kundamutse. Hanyuma mwaramukanije, warangiza tu ne prends pas conscience ngo uvuga uti sinkure ku rutampeza agiye niba kuko waje. Tu comprends? Il y a quelque chose qui ne va pas. Warangiza nukuvuga ngo Yesu uravuga ko yaje kukuramutsa, undi aravuze ko Yesu yaje kubana nawe, ariko mwarangiza mwavugana ugasanga arihebura, araguca intege, arakwereka ko ibintu byose nta kigenda. Uwo Yesu yavugaga ukamushaka muri ukagira ute ukamubona. Wa muntu wabaye bronze wiriwe kuzuba urabimubonaho. Turi kumwe? Twebwe twirwane na Yesu nidushaka tumara iminota 30 cyangwa 15 simbizi, kubera ko wa mugore muramwibuka wari urwaye indwara yo kuva amaraso imyaka 12, baravuga we gusa ngo icyo yakoze ni ukumukoraho gusa, toucher le vêtement de Jésus. Aravuze ati nimukoraho ndahita ngira ndakira. Murumva ko ari determiné. Ntabwo gusa umuntu ajya mu mwiherero avuga ngo ngiye kumva, ngo ngiye kuraba, wabona nkaye. Il y a quelque chose. Abantu benshi bari hariya bakurikiye Yesu kubera iki bo batakize? Kubera iki? Bagiye kuraba by'amatsiko, bagiye kumva gusa, ariko hari umuntu umwe wavuze ati njyewe ndamukoraho ndagira ndakira. Urumva ko afite icyo bita intumbero, sibyo se? Agiye mu kintu afite iki? Intumbero. Iyo turabye abatagatifu bose tubona muri kiliziya bazakubwira ko bati wenda Teresa w'umwana Yesu yaravuze ngo moi Thérèse de l'enfant Jésus dans le cœur de l'église ma mère je serai l'amour. Point. Ashyira akadomo. Mu mutima w'umubyeyi wanjye kiliziya nzaba urukundo. Urumva? Ntabwo avuze ngo nibishoboka ngo je vais voir,
ntabwo agiye kuvuga ngo ahora bisaba Yezu ngo uzabime. Oya, Yezu arakurikira icyo nawe wagize ute wiyemeje. Abakristo rero bati urabaza umuntu uti intego y'ubukristo bwawe ni iyi, wiyemeje iki? Umuntu agatangira ati hajya uretse simvuga amasengesho, uretse amasengesho. Ubu noneho twarabibonye by'uyu munsi ukonekita robo za ibi byose, cyangwa za mbwa zinaha z'inzungu bigisha kuvuga, bigisha kumva. Nayo ishobora kuvuga dawe wa twese, nayo ishobora kuvuga mwaramutse Mariya, ariko yambwiza biri misenga mubwiza ukuri izabiri misenga izabiri misenga. Murambwira ko niyinjira mu kiliziya erega hariya muri nigeze kubona ibintu skandale twari mu Bubiligi muri paruwase. Noneho umukecuru araza yazanye akabwa ke muri pusete, urabyumva, agiye gukominiya, afashe aramanyuyemo ukarisiya kabiri, akace kamwe arakariye, arangije ahereza naka, mbona afunguye ahantu sinari nzi kirimo, mbona ahereje nakaka. None ibintu bisigaye none se iriya mbwa nayo ihawe umubiri wa Kristo, buriya irasangiye. Hari ubwo nimumbwiye none se ntiyayihaye si umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo, hanyuma se nayo yarahagije kumufasubiza kubera iki? yaramumanije umubiri wa Kristo. Ntabwo izi ibyo yahawe, ntabwo izi ibyo ifashe, ntabwo izi ni iki gituma urenga ibimenyetso ukagera ku kiri hirya yabyo. Donc les signes, il y a les signes, il y a aussi la signification. Noneho rero abakristo bamwe rero bagarukiye ahantu ntibagenda ngo bagere kuri hari abagarukira gusa mu nzira, ahubwo ngo nasenze birahagije ngo birarangiye. Oyi, banza unyereke ko isengesho ryawe rituma umaze kurivuga none ngo usangane imbaraga. None se umusenga kandi ukomeze. Mwabyumvise Yoweri Kati, ubu munyantege nke azavuga ngo ndi intwari. Ni ukuvuga ko gusenga k'umunyantege nke bigomba kumusohoramo abaye iki? Intwari. Turi kumwe? Ni ukuvuga ko gusenga k'umuntu wari ufite ubwoba agomba gusohokamo afite iki? Amahoro. Ni gusenga k'umuntu wababaraga agomba gusenga akakubwira ati uyu rero ndahumurijwe ndi kwidegenge. Icyo nicyo kizakwereka les effets de la prière. Non, est-ce que prière yacu izana ububasha bw'Imana? Aho bwizuko prière yacu imanura ububasha bw'Imana, ukumva ko ubaye connecté n'ijuru n'Imana. Urabyumva? Ububasha bw'Imana bukamanuka. Twabonye ko abandi bajya kuzuba, urabyumva, barivaho ubona les effets z'iryo zuba. Yewe turi kumwe. Abarya ibiryo runaka tubona barya bafungura, yakubwira ati nkunda gufungura, barareba mu maraso ye bagasangamo iki? Za vitamine z'ibyo akunda kugira ati gufungura. Twebwe duhabwa Yesu, turi kumwe, twebwe twemera Yesu Kristo ngo ndemera ko ndi umwana w'Imana. Est-ce qu'il y a les effets en toi? Abantu batesta bakaza bakavuga baturiya muntu, bariya abantu ni bande? Murazi igihe abakristo bitiwe izina abakristo, muzi aho byavuye muri Antiokia byagenze gute? Barageze bari presenter baravuga ngo nyewe nakaje kubibwira, nagira nakana runaka tuje kubibwira turi abakristo. Barabyize bantu, bararebye babona abo bantu babaho ku buryo budasanzwe. None abantu bakavuga bariya abantu biriya bintu bakora
babikomora ni abahehe? Qui sont-ils ces gens? Est-ce que mumbwire mu buzima bwacu, est-ce que hari igihe wetona abantu bari wetona abantu bakakubaza bati métier qu'est-ce qui se passe, tu n'es pas comme les autres? Wakize ibibazo turabizi cyangwa se tubona uri umuntu tu ne réagis pas comme les autres, mais tu n'es pas comme les autres, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Murabyumva ibyo birahari. Umuntu akwibaza ati ndashaka kumenya ibanga ufite ni irihe ku buryo nanjye ndashaka kugukurikira ahantu njya, ndashaka kumenya ibyo ubamo. Niba est-ce qu'il y a des effets? Est-ce qu'il y a des effets? Ah oui. Kibona umwe, okay. Bon, nukuvuga rero ko harimo uyu munsi imbaraga Imana igiye kuguha wowe muntu uri hano, kugira ngo guhera none utagire uvuga uti nari umunyantege nke ariko ndi intwari ku bwa Yesu. Nari ndiho mu mibereho y'ubuzima nsigaje, ariko noneho ngiye kubera ko Yesu Kristo yaje kubana nanjye, kubera ko Yesu Kristo ari muri njye, mumbemo nanjye mbabemo. Jean 14:6 mumbemo nanjye mbabemo. Ni ukuvuga ko Yesu mubana hari ikintu wagirizwa kuba umwigana. Turi kumwe kubaho rero mu bubasha bivuga iki? Ni ugutinyuka gukora nk'ibyo Yesu yagira gateka akora. Ngaho ni mu ngisuku ubu nimubona abasitari ibintu birirwamo, umuntu ukuntu bagira gutya bakaba barigize rwose, bakaba na fieri bati bariya ni abantu ba Bob Marley. Aba Bob Marley urabayoberwa se? Barabihisha se? Kumenya iki se? Ukareba ukabona abandi ngo bariganye, undi uriya ninde simbizi umuhanzi runaka, ukabona barigendesha nkawe, ukabona barigana uko avuga, ukabona abandi barimo bambaye ibyo babonanye ngo ni umusitari runaka, ukabona uzabibona n'abana bacu ukabona yatangiye kubyigana ngo nawe yabaye esprit y'uwo muntu, s'il vous plaît, ikamuzamo esprit ikamuzamo. Ukavuga igihe twebwe tuvuga ngo viens esprit saint, tugahamagara ngo viens esprit saint, ariko Yesu muri twe ntagira ate ntagaragare. Hanyuma rero hari umupadiri wagiye kwigisha muri paruwasi, akajya avuga ati paruwasi abantu batemera nzabigenza nte. Rimwe rero aravuga ati namenye ko abantu bakunda ibitangaza, arimo arabakoranya arababwira ati kuri Pentecoste roho mutagatifu azamanuka nk'uko yamanutse ku munsi mukuru wa Pentecoste. Muzabe mwaje tugiye gukora noveni ya Pentecoste, hanyuma roho mutagatifu umwuka w'Imana namanuka, mwese muzavuga izindi ndimi, mwese muzarambura ibiganza ku barwayi bagira bate bakire, mwese muzahinduka abogezabutumwa, les évangélisateurs, mwigisha avec puissance. Abagore n'abagabo n'iki byose abantu babyumve bose barakorana barangiza uwo munsi baruzuye. Padiri ati ndabizi iyo abantu batabonye ibimenyetso ntibagira ate ntibemera. Abwira umukozi we ati zamuka ujye muri plafo hejuru ya kiliziya, amuhereza inuma ati maze nkuko niuza kumva amwicira ibanga nyine, amwereka akantu gatoya aza kwigizayo. Niwumva tuvuze ngo viens esprit saint descends sur nous, urekure yanyu umukozi donc yari umupadiri wera waho. Abakristo rero bakunda kumvira, ariko rimwe na rimwe no gutinya, ariko twabona ntari buvuge ngo ntiyabyumvise. Icyabaye n'ikihe? Yarazamutse atwabyumvise ndetse n'umutima utari muntu. Noneho kuko burya rimwe na rimwe twemera ibintu nta n'icyo twagize dute twumvise, niko tumeze, tukikiriza ntumenya. Ariko umuntu yakubwira ati harya bya bindi bavugaga n'ibiki, harya n'ibikira nubwo usanga tinari inhereto
bref arazamuka n'ubwoba yanuma ipadiri yamuhaye aba arayifashe arayikanze imyinshi imupfiraho. Noneho padiri abakristo barakoranye bose yewe n'abasilamu n'abaki buryo ushatse kugera abantu urababwira ko hari bubiki ibitangaza. Noneho bose baje padiri arababwira ati mwese murabibona intumwa zari zitaraniye muri Cenacle ati mwabibonye imisi yo Cenacle bati nimwitegereza hari ikindi kintu mumona bati ikindi gihe ni mukinge rero mwugare mukinge imiryango barakinga hose umuhamagare roho mutagatifu rero mukanya aramanuka mu ishusho ry'inuma mwacyagiye byagenze kuri hehe kuri Pentecost akabagira ngo wa muturi uri bufana nuko barahamagaye Yesu desa hari igihe buryo uzarebe tunasenga tukongera tukisubiramo tukongera utivie ukaza kongera utivie esibaraza cyane donc ukabona ni nk'uho wahamagara umuntu yanaza mwahura ukagikomeza ukamuhamagara uti yekana gagandi araho ngaho yahageze. Donc rimwe na rimwe tujye tugirana logique la conscience de la prière il est là noneho rero abakristo bamaze guhamagara ngo padiri ati ubwo nyine ategereza ko wa mukozi arekura inuma birahera. Noneho bigeze arongera atera indi ndirimbo yabyo ngo yahise atera indi bati nimutere ya kabiri nuko arongera ati roho mutagatifu nakubwiye ngo umanuke noneho wa mukozi abyumvise ariko ubwahara yatangira kujugumira ati padiri simukira noneho nawe akuraho ka kantu yari kuza gukuraho ati padiri mfe kumwohereza nubwo yapfuye. Abantu bibaza bati iryo jwi rikugiye hehe hanyuma ubwo rero mutagatifu yapfuye atyo abari baje ntibakibona nubwo sinzi niba hari uwavuyemo akarenga ibyo akavuga ati ngewe ndemera ko roho mutagatifu ahari ibyo nabona ntabibonye. Uzi ko hari abantu agenda akavuga ati nintabona ibiyezu natabikora sinzagaruka murabizi mana nitinda kunsubiza ntabwo nzahita nigendera njya aho ahandi bavuga ko byihuta Yesu nyine ubwo se biti kuko rimwe na rimwe dukeneye kubaho mu bubasha bw'Imana. Rero nagira ngo mbabwire ibintu byabafasha quelles sont les clés zadufasha kubaho mu bubasha bw'Imana. Urumva nimumbwira abantu bajya babespira muri Bibiliya babayeho mu mbaraga mukabona muri fieri yabo. Qui sont-ils ces personnages bibliques? Mujya mubona ukavuga uti la foi de telle personne il m'attire, je l'admire, il m'entraîne. Niba ukavuga uti icyo kintu cyabaye uwo muntu cyabaye nanjye numva binkora ku mutima nimumbwire avura pahoro Rusi umwigira w'iki habaye iki? Rusi ukuntu umugabo yapfuye ari kumwe na nyirabukwe mu mahanga mubamo wabo ndakeka nyirabukwe aravuga ati umugabo wawe yapfuye ndituye mu gihugu cyacu wowe sigara mu gihugu cyanyu usenga imana zawe njye nsubiye mu cyanyu. Rusi aravuga ati aho uzagwa nzavaho yemera gukurikira nyirabukwe mu kindi gihugu mu gihugu atazi abana na nyirabukwe imana irahabasanga kugeza igihe mu gisekuru cyabo havutsemo Yesu Kristo. Amen. Undi Bikira Mariya niki umukuraho? Bikira Mariya urebye ijambo ry'Imana ntabwo imyaka yari afite ariko bivuga ko yari atarigeze ku myaka 20.
kubona rero afite uko kuntu yibonye ahawe ubutumwa ntazazane ibintu byo gushaka gutindiganya no gushidikanya agatiweho kandi mu by'ukuri agakomeza n'iyo nzira n'ubu ahantu mbona ko yari afite imbaraga nyinshi zo kwemera ni ahantu mbona ubuzima bwari bumeze mu by'ukuri ni Yesu ntabwo nanjye yaba hari ubu Yesu ndiho ntabwo nari kwiyumva kuko yari umuntu usanzwe none bigeza n'aho ajya gupfa rero bamubanye none kujya hariya agiye gupfa niho mbona kwemera gukomeye kwa nyine nicyo umwiganaho rero niki wowe uvuga uti bara jove imite ndashaka gukurikiza kiriya kintu uriya n'umwatreneri niwe moto wanjye niwe muntu cyitegererezo ndashaka kubaho muri nimita ruriya rugero ijambo ramuru muri souffrance ya Yesu yagumanira kandi yashobora kwivumbura avuga ati ariko si umuntu ko ari Imana kuki atakoresha puissance n'izo yarasanzwe akoresha ngo abizemo binini agumana nawe ntiyamushyiraho pressure arabyakira icyo kintu nyine numva ari ikintu gikomeye undi yewe ndashima imyifato ya Yozefu bene se baramugurishije hanyuma amaze gushika iyo bamugurishije aba intwari yanga guheruka kuri inaruja aragira n'ibibazo arafungwa ariko Imana iramugoboka ikindi yakoze mwibwire ibyo bakoze nimubwire icyo mbwira ikintu wimita kuri uvuga ni personage mbwira icyo umwimitaho nicyakubereye ego jewe namukuye kudahemuka kuko nabo bene wabo bamugurishije ntiyabahemukiye ahubwo yarabakijije naje icyo narakimufasheho kudahemuka naho abantu bakugirira inabi wowe ugakomeza ukabaho undi reka n'urundi rugero yego Abrahamu ni iki umukomoraho ukwemera kwiwe n'isezerano yemeye isezerano ry'Imana Imana yamubwiye ko izomuha urubyaro rungana n'umusenyi wo ku ruzi hanyuma uwo yarose ikamubwira ngo mumubwirize amwegera kumutanga hajya Abrahamu yuzi ko yemeye gutanga umvise umwana ndagiye mumpereze nkagenda nkamuhereza Imana yamumpaye ubusaza ari kwemera kudasanzwe kuri we kubera yemeye gutanga uwo mwana umwe ko yamuhawe n'Imana mugabo agira ati ndamunyatse kandi ndamusubiza nemere ko yabwiye yamucishije muri byinshi kubera amasezerano yamuhaye yareza anavuga ati jewe wabura nta mwana afise nzotorana umwana akaba azotorana ibyanje si uwanje mugabo namushimye ko isezerano yemeye isezerano ry'Imana ararigumako ntabwo yabona atawuriko biraboneka atawurica mugabo Imana aguma kuri iryo sezerano hanyuma n'ukwemera kwiwe kwemera gutanga umwana urakoze cyane merci beaucoup abandi wenda reka muraza kubitekerezaho toujours buri wese agumane ntabwo Bibiliya ari igitabo dusoma nk'igitabo cya histoire cy'amateka cya géographie n'est-ce pas ni parole de Dieu harimo ibirimo hano ni ijambo ry'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe harimo buri situation yose ubaho mu buzima contexte yayo yose ibibazo byose uhuramo nabyo mu buzima aha harimo iki igisubizo
hari nyinshi. Ikibazo dufite ni uko utaza iyo nyinshi wagira ute wayishakira. Turi kumwe? Ntabwo cyangwa se ukaba uri nka kwa kundi umuntu avukira mu gihugu kirimo zahabu bakaza bakayicukura munsi ye. Turi kumwe? Munsi ye atuye hejuru y'ubwo butaka, we arwaye amavunja sabiriza, yararwaye bwaki, bagatwara ya zahabu akagenda bagakira, kandi zahabu iri muri pariseri yawe. Ubuzima shinega ni ukuvuga byakunaniye kumanuka ngo ugere ku masezerano, kumanuka ngo ugere ku byo wagize ute wahawe. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, hari ibintu byinshi Imana yaduhaye ariko kugeza n'uyu munsi ntabwo uragira ute, kandi ni ibyawe. Ni ibyawe ntabwo ari iby'undi. Hari igihe abakristo muganira akakubwira ati ariko mu dusengere tugire ingabirano, ngewe nagira gute ingabirano ngasengera abantu, ukarwaza umuntu ukazahamagara abantu runaka ngo muzambwire umuntu wamenya gusengera abantu ngo mfite umuntu ugize ute urwara. Wowe Yesu yaravuze muri Mark 16:17 et suivant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ngibi bimenyetso bizaranga bazaba bagize gute banyemera mu izina ryawe. Bazirukana roho, chasseront les démons, bazavuga indimi nshya, parole de langue nouvelle, bazafata inzoga, nibagira n'icyo banywa cyica ntacyo kizagira gute kizabatwara, bazarambura ibiganza ku barwayi bagire gute. Iryo jambo iryo si isezerano mufite. Twese abagize gute muremera ko mwemera? Muremera? Uremera? Wari wagera igihe urambura ibiganza uhera ku mwana wawe, ku muvandimwe wawe, ku muturanyi wawe, ku murwayi wasuye wagiye iwe mu rugo cyangwa mu bitaro, ukagutereka dusenge, ukabivuga uti mu izina rya Yesu Kristo iyo ndwara urwaye nikire, ukabimubwira uti Yesu arabiguhaye, Yesu arabigutegetse, haguruka ugende. Uremera? Ntabwo urabigera. Nibura se uri mu nzira iganayo? Hari ukuntu mwemera gufata inzira mukavuga muti nibwo ntaragerayo ariko ndi muri nafashe la bonne voie, ndi muri vol igendayo, nubwo bizansaba amasaha 30 ariko ndimo. Cyangwa uricaye nka kwa kundi tujya kureba indege ku kibuga cy'indege duherekeje abagenda, ukajya ureba utiragiye ntaho ukaguma uri. Turi kumwe? N'abandi barazamuka mu mwuka. Les gens, ils vivent la toute puissance de Dieu dans leur foi. Barazamuka, baragisanta la puissance de Dieu, baragira za don de discernement, don de puissance, akagera ahantu akadetekta même les esprits mauvais, akabidetekta kubera esprit se amurimo. Turi kumwe? Akabimenya, akamenya prière akora igendanye n'igihe agize ate arimo. Turi kumwe? Hari abantu bahora barya imwe akarya mu gitondo saa sita nijoro iwacu muri Afurika, buri gihe akarya ibijumba, umurima w'ibijumba wumaze. Turi kumwe? Nta bindi azi kurya, arakubwira ati ntabwo inzara izatwica nejeje ibijumba, ariko bya bijumba ntibimubuze kurwara iki bwaki, ntibimubuze kurwara bwaki kuko birya byonyine. Turi kumwe? Undi akaba azi kurya twa tujumba, agahindura agashyiramo indagara, agahindura agashyiramo utuboga, agahindura agashyiramo iki, akabishakira neza kompanyuma, nimugoroba agahindura. Turi kumwe? Hari igihe ubaza umukristo, est-ce que tu pries? Oui, mon frère, twese mukundisha kure. Est-ce que tu le matin, le soir, la nuit, toujours la même chose? Tu comprends? Wamubwira uti tu connais la prière de louange? Je sais même bien qui sont. Turi kumwe? None wamubwira uti les 3 jeunes gens dans la fournaise, abasore batatu Mesayeli, Meshaki na Abedinego mu itanura. Turi kumwe? Warabasomye muri Daniel 3, akababwira
none bano bantu ntibaninahazaga Imana, sicyo cyabarokoye. None wowe uzi kuninahaza Imana, icyo bita kantike inspire, priere inspire, isengesho Roho Mutagatifu akuzanamo rijyanye na situation uri mu gihe ufite. Wowe wahuye n'ikigeragezo, urimo urashya impande zose, uravuga uti nabuze isi, je ne sais pas quoi faire. Kera priere igendanye n'ibyo, warangiza watangira dawe wa twese, ukarangiza urimo uvuga ugatangira dawe wa twese mu ijuru, izina ryawe rirahazwe, mwaramutse Mariya wuzuye mu mukamuda uruba Imana. Donc ugasanga urimo uravanga kubera ko kwiga gusenga, la prière, la vie dans l'Esprit Saint. Uyu munsi Nyagasani arashaka kudushyira mu mutima wacu, donc dutangire urugendo rutwigisha gusenga, twige gusenga. Imana ishaka kutuvugisha buri gihe cyose, aho uri hose n'uko uri hose, kandi ikaguha ingabirano zijyanye na situation ugize ute urimo. Mais est-ce qu'on est là? Ntabwo dukeneye kubaho turi abantu bamantiye bavuga ngo Imana ngo ndashaka unsengera, ndashaka ubinkorera. Nyagasani arakubwira ngo dore ibimenyetso bizaranga bazaba bagize gute bemere. Donc pose-toi la question, pourquoi je crois? Est-ce que je crois? Oui, je crois. Pourquoi je crois? Pour que la puissance de Dieu se manifeste en moi, kugira ngo ubasha bwa Kristo bugire gute unyigaragarizemo. Uribuka Pawulo avuga ngo dushobora byose muri Kristo ntera iki imbaraga. Naremeye bintera kugira gute kwamamaza. Urumva kwemera ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ndemera, harimo n'iki n'imbaraga. Imbaraga, kubaho mu mbaraga z'ukwemera kwawe, kubaho mu ngabirano z'ukwemera kwawe. Hari abakecuru bahariya ku Gisenyi muri paruwasi ya Nyundo, diyosezi ya Nyundo pardon. Mukecuru umwuzukuru we aje kumusura muri vacances, agiye gutya amira igiceri cy'ijana, arakimira. Umwana burya rero ipariko amafaranga agira si. Mu mwanya mutoya babona umwana ameze nabi, yatangiye amerewe nabi, yatangiye kubyimba, nuko baramwihutira kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga, turi kumwe, abaganga baragerageje bamuha imiti kugira ngo umwana aruke, kugira ngo yitume, biranga. Kandi umwana aguma noneho babona arimo arakomeza amera nabi. Ngiye kubereka no kwemera gutangaje cyane kwa mama bakuze, ni kutanagombera bya bindi bintu byinshi. Noneho uwo mubyeyi uwo nyirakuru ni umureji, ahamagara abandi bakecuru babiri b'abareji, ati muzi twamaze umubyeyi aragomba umwana hano ntihavi inkuru mbi. Ati nuko ati tuvuge mwaramutse Mariya, ariko nyine no mukecuru usobanutse agafata na telefone agahamagara. Bimeze gute? Nuko hagati aho umwana we wa mwana biranga, badesida ababyeyi be kohereza helicopter ijya kumwevakiwa diligence, kuko byari biguma bimera nabi. Ageze baramutwaye, ageze i Kigali mu bitaro. Umubyeyi aguma ahamagara, bw'abaganga barambaye ngo bakore noneho bamukorere operation. Umubyeyi noneho umukecuru ati ubuse ndavuga ko umubyeyi atanyumvise. Oya umubyeyi bwira umwana wawe Yesu mugire vuba ihute. No hagati aho bamaze kwambara bagiye gukora operation, urabyumva? Noneho wa mukecuru yibuka isengesho atavuze. Uzareme excuse pour ndabivuga uko yabivuze. Arangije yumvise ko abaganga bagiye barangije kwambara, ubwo arimo aratelefona umukobwa we, ni ari we woheresha abo bana, ariko bose ubwoba bwabisha ati yanze mama, umwana bagiye kumubaga barebe ko bashobora kumusoma. None uwo mubyeyi arangije ati operation iratangira ahubwo ni musenge. Naho wa mubyeyi abwira abakecuru mwese murambika ibiganza kuri se hashika bari ku Nyundo, bari ku Gisenyi, murabyumva? Bati murambika ibiganza
donc abo bakecuru bose ntabwo nimurebe n'ishapure nyine n'ibiganza barambitse ibiganza kuri jashika kandi biyicariye ku gisenge nekomara priere fort noneho muri ako kanya barangije wa mukecuru uraho wa mumama abaravuze ati mu izina rya Yezu Kristo ahamagara izina ry'uwo mwana wati icyo giceri kimwe tudenku uwo mwana abari baraho hafi bose donc murabyumva ibyabatarukiye nyine cya giceri kirasohoka abantu bose babihanagura nuko wa mwana ahamagara nyina ati mama ati umwana biratunganye cya giceri arakitumye oh mama dit au nom de Jésus-Christ sors. Voilà. Ese uzi guhagarara mu kibazo cyawe ushobora guhagarara ahantu ukavuga uti Jésus t'ordonne Yesu arabitegetse mu izina rya Yesu Kristo nibimere gutya nibisohoke nibihinduke iryo sengesho ry'ububasha murarikora naho ngaho usanga hari ibintu byinshi Imana yaduhaye bikaba bikisitoke muri magaze spirituelle yacu turabisoma tukabyumva ukagira ngo byakozwe n'abandi. Umukecuru yaje hariya muri priere yakuva yabyara yaramaze 3 semaines arwaye diyare yaranze gukira ajya kwa muganga baragerageza diyare yanga gukira. Noneho kuri wa munsi wo gusabira abapfuye murawuzi wo muri Kiliziya c'est quel jour? Le 2, c'est le 2 novembre. Abwira abantu ahamagara ati atumba ni umunsi wo gusabira abatwebwe ati ni umunsi wo gusabira abatwebwe nawe yishyize mu bagize gute mu bapfuye ati nubwo nawe araho n'umwana yananiwe kumwonsa turi kumwe nubwo on ne sait jamais ikintu kuko abaganga bagerageje ibishoboka byose ngo bastope iyo diyare byanze. Umunsi umubyeyi aravuga ati munjyane uwo munsi padiri asomera misa mwirimbi ni umunsi wo gusabira twebwe batwebwe ati nubwo nagiye aragiye abwiya egera umuhereza ati padiri anyurahe yagiye bati buriya wowe ujye hafi y'isakristiya niho sohokera uko byagenda kose tikomprana none haragenda ati mundambike hariya ari mu nteruzo mu mpetso mu ngobyi hariya. Noneho padiri arahita ikimurimo n'iki ya vanjiri ya wa mugore wakoze hehe ku gishura cya Yesu amaraso agahita agira ati je vais toucher les vêtements de Jésus. Uwo munsi ntareba padiri nk'umupadiri, uwo munsi azi ko uwo mupadiri ari inde hari Yesu. Turi kumwe arangije koko niko byagenze. Apadiri arahita agiye kumva yumva umuntu aramukuruye nyine aramufasha aramukurura yarashobora no kuvuga ngo arareba yamenya n'ibyo ari byo tirite finalement c'était depuis guhera icyo uwo mwanya nyine urumva ya diyare yahise ihagarara imbaraga ziramugarukira. Uwo munsi bamuzanye bamuhetse ataha yigenza. Eske hari habaye priere yo gusengera abantu kwa kundi abantu ko bakunda kujya ahantu ngo reka tugende badusengere niwe wa connecte ubuzima
kuri nde? Kuri Yesu. Yesu arangije yumva icyo umutima ugize ute. Yesu arabona icyo umutima wawe ugize ute. Yesu azi umusaraba ugize ute. Yesu azi ububabare ubana nabwo. Yesu il connaît tous les détails de ta vie. Ariko ahora ategereje akavuga turi hehe ko tunyurana kandi waje nanjye ngize nte maje. Turi kumwe bikanga nuko nagira ngo iyo tuvuze kujya mu masezerano y'Imana no kujya mu byo Imana yagize ite yavuze ibyo Imana yadusezeraniye mu ijambo ryayo. Turi kumwe ibyo Imana yakoze ntabwo iyo Mana ari nk'icyo gihe yabikoraga. Iyo Mana ntihinduka, ari ejo, ari uyu munsi, ari n'igihe kizaza. Il est présent, il est vivant. Ukwiye rero kumenya uti aha muri situation bigenze gutya hari undi wasenze bigenza nanjye niyo ngezemo. Yesu fait de même. Et quand tu lui m'as dit même, tu n'as pas changé. Il ne faut pas seulement le dire. Faut kubivuga. Faut kubivuga. Ukabihamya. Turi kumwe. Hari umubyeyi wari ugiye gupfa baramubwiye ko kanseri ni témoignage natangaga ejo ngiye kubona bati urwaye kanseri bakanda abaganga bari bamaze gukora ibizamini gatatu we yagumye yisipera gukira ariko bigeze ku nshuro gatatu noneho bamukoreye test ya nyuma baramubwira bati no nta nubwo twanamushyira no kuri shimiyo biri kuri status bari ya kane sinibuka ariko ni stade donc yari ya kanseri bavuga bati no c'est déjà avancé ubyakire ye kumva barampamagaye ati yewe umuntu ari babisibi ndi hano ndamubwira aho yarangije ati ndaje ntuhafi avec autorité bikumwe noneho rero biragiye ako kanya araje ategereza ngiye kubona ku mugoroba arahageze muri biro hari ahantu hari ishusho ya Yesu kwa kugutegura ahantu wakirira abantu cyangwa unasengera umuntu kugira ngo nibura habe ibimenyetso bitagatifu bigufasha gusenga. Araza kinjira ahita afuka imbere ya Yesu arabwira ati ndapfuye ndabyemeye. Avuga gutyo umubwira umuntu atari rwose bari abana ko ari abakobwa uzabashobora gutekana n'umugabo. Ngewe mufitiye impuhwe nicyo kimpangayikishije cyane. Ngiye ko gupfa ngomba gupfa n'ubundi ari igihe kizagera. Bose bari abana bamaze kubabagariza. Uzamenya kubagurira kotegisi wowe uzamenya kubagira inama wowe aratangira ajya nko kwa kundi none harangije kuvuga sinzi ukuntu ngo nanjye aho mpagaze ndimo numvisa ariko nayobewe sinzi icyo ndi gukora ariko mpamagara Roho Mutagatifu itanumva no ya narindi hariya kwa Roho Mutagatifu aho yababwiraga twubatse centre du Saint-Esprit niyo twari tukihagera niyo nari nkihagera noneho muri ako kanya ndavuga ariko Yesu narakubonye nyirimo nawe bitangaza uko ariko hano tugeze aha nje gutangira ubutumwa bwa fraternité ndashaka ko naguhambirira ko Roho Mutagatifu uri Imana itambuze tu es esprit créateur descends maintenant. C'est maintenant le temps de créer la vie d'une mubyeyi. Kwezi yapfana gahina ntabwo ari prêtre. Twese tuzapfa ariko hari igihe umuntu urupfu rumwiba atari yagira ate yitegura ngo avuge nka rya jambo rya Yesu ati entretien je remets mon esprit. Ariko uzi kugira ngo umuntu apfe yabyanze yapana maganya parugo yabuze umuntu uvuga umuntu uhagarara aho ngaho bagati no. C'est pas le moment. C'est pas l'heure.
twese nuko. Hanyuma rero byaje kurangira gute? Turahamagaye ho mutagatifu nanyije nuko turangije ndabwira ni ekutera dukomeze iyi noveli ya mutima mweranda ya roho mutagatifu, hanyuma uzasubira kwa muganga. Hari kuzaza abaganga b'abasipesiyalisite bavuye les médecins sans vacances bajya baza, nuko bajyayo. Yari afite iyo randevu kugira ngo bamuhe nibura uduti twatuma asunika iminsi kandi tukagabanya iki. Aragenda ahageze muganga aramureba, ariko guhera icyo gihe tumaze gusenga, uwo mubyeyi yari umwarimukazi, yari yararetse no kwigisha kubera ukuntu yari amerewe, yari arwaye, yararembye. Guhera icyo gihe ngo yumva quelque chose se passe, kakayaga nk'ako Eliya yumvise muri premier livre de Roi chapitre 19, kakayaga gahuha, yumva karaje kamuye we yumva. Guhera icyo gihe yumva ntabwo agitekereza urupfu. Turi kumwe? Yumva abaye paisible, amahoro. Ubundi nimwumve ko yaravugaga gutyo, si uko atari afite umugabo, yari afite umugabo, ariko umugabo we yari wa wundi w'ikigeragezo, w'umusinzi, uba mu kabari, n'ubwo wa wundi wahoraga mu myenda, afata yiyandeta, umugore akaba ari we ugira ate agutunga abana akanishyura, ariko yari yarafashe atoya twarasezeranye ntabwo nzamuta. Abantu bari baramubwiye kuva imyaka yose bati wamutaye. Niyo mpamvu yabwiraga Yesu ati bariya bana ndabagusigira uzabashobora. Urabyumva? Kuko ari we wari nuko muri ako guhera icyo gihe agira amahoro, guhera icyo gihe asubira ku kazi. Ajya gusaba ati ngenda ndashaka gusubira ku kazi. Ati se bite? Ati non, je me sens bien. Je me sens bien. Asubira kwa muganga cyane. Denizita wa muzungu aravuga ati no, ngewe ndashaka kwikorera ibizamini byanjye. Ibipapuro arabireba bakoze, si iby'ubwa mbere, si iby'ubwa kabiri, si iby'ubwa gatatu, ariko sinzi ikintu cyamujemo ati ndashaka kwikorera ibizamini, ngewe ndashaka ko usubire bagukorera ibizamini. Denizita ziza ari uwa muntu roho mutagatifu yaramuremye bundi bushya. Noneho arangije umuzungu arareba ati none se ko ufite ubuzima nk'ubw'umwana w'uruhinja, none se ikibazo n'uyu muntu mwapimye n'undi, qu'est-ce qui se passe? Abaganga inama ziraterana, umwe akareba ariko birato hagati aho. No, la femme dit ne vous en faites pas, roho w'Imana yaramanutsiyeho, Yesu Kristo yarangishije. Nta kindi byibatera, ntabwo ari uko mwapimye nabi, ntabwo ari uko mwagize gute, Nyagasani Yesu yarangishije. Ariko kubera murabyumva siyanse ko ibi ivuga ngo se gukira se menya harabaye mu kwibeshya, menya harabaye. Donc c'est pas vraiment, c'est pas évident de croire que, mais c'est fait que bose bavuze bati ikintu kibaye hano ntabwo tugize gute, ntabwo tujya. Nagira ngo rero mbahamagare ikintu gikomeye cyane. Hari ijambo ry'Imana ryo muri deuxième livre 2 Corinthiens 12 9 à 10, ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorenti 12:9 kugeza ku 10. Ingabire yanjye iraguhagije, n'Imana yabwiraga Pawulo. Turakumwe? Pawulo mutagatifu yasengaga Imana ikamusubiza, akabaza Imana akanayumva nayo ikagira ite ikamusubiza. None mbabazi, nibwiye musenze mubwira Imana ukagira n'akanya ko kwitega amatwi mubasubize. Rimwe na rimwe kubera ntabwo muyumva. Ni ukuvuga ko ntabwo bishoboka nimuhindura ubwo buryo, kuko ubwo buryo burasaza. Uburyo bwo guhora uvuga uri wenyine, ukavuga warangiza n'ukongera ukavuga warangiza, no.
muribuka Samweli Imana imusanga mu ngoro, yarumvaga ijwi ry'Imana nubwo atasobanukirwaga. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, mumbwire ndarangiza ryari, isaha yageze dans 7 minutes. Irangije ikamusubiza. Rero nagira ngo mbabwire dufatanye urugendo muri fraternité kumenya kumva ijwi ry'Imana. Dieu va se révéler à toi. Imana yigaragarije Moïse, Imana yavugishaga Abrahamu, Imana yavugishije Bikira Mariya, Imana yavugishije Samweli, Imana yavugishije Yudita, Imana yavugishije Petero, Paulo. Abo bantu bose bagiye bumva ijwi ry'Imana. Nawe nanjye Imana iratuvugisha muri iki gihe. Turi kumwe? Imana iratuvugisha. Mais il faut ko twiga dukora urugendo rwo kumenya gutega amatwi, guhagarara rimwe na rimwe ugahagarika amagambo yawe, ukagerageza kumenya uburyo Imana iza ikakuvugisha mu mutima wawe, ikakuvugisha mu ndoto cyangwa dans les songes ou les rêves, ikakuvugisha mu bantu, ukamenya gukura mutisha iryo nijwi ry'Imana, cyangwa ikakuvugisha mu bintu. Des fois Dieu donne les signes, ibintu bikanga. Turi kumwe? Nkunda cyane isomo ryo mu gitabo cy'Ibarura, inkuru ya Balamu na Balaki. Ndayikunda cyane. Icyo gihe umwami ashaka kuvuma Isiraheli, kuko bari bazi ko ikintu umuhanuzi yavugaga cyagiraga gute, cyabaga. Noneho haba ikibazo rero, atumaho umuhanuzi kandi amutumaho yiyemeje kumuguririra, akamubwira akagira ati naza bamvumire di. Noneho umwami ajya hariya rwose aravuga ati ngewe kashi ndazifite, ni nk'ibyacu by'iki gihe mu bihugu byacu. Umuntu aravuga ati mfite amafaranga, ndatanga amafaranga uriya muntu sinshaka kwabaho. Ejo ukumva ngo kanaka yaburiwe iki birengero. Qu'est-ce qui se passe? Nyabuneka tujye tuburira abantu nitwumva inkuru nk'izo. Niwumva umuntu avuze bikuguye mu matwi, yarigeraho mutagatifu atuma bikugeraho, ukajya kumva umuntu umwe abibwiye undi ati nyamara kanaka yambwiye ko azamwereka. Hita ushaka ukuntu usabe Nyagasani uti ni wowe ushatse ko mbimenya, reka iyo roho turebe uko yabaho. Ntimukabe namwe mu participa mu bugambanyi cyangwa se mu kumena amaraso, niyo byaba indirectement. Ariko ikintu cyose wamenye mu Imana ituma ukimenya kuko hari icyo ishaka kugikoraho. C'est pas seulement pour lui. Balamu rero ngarutse kuri ako kantu gato, wa muhanuzi afata indogobe aragenda agiye kuri wa mwami. Imana yamubujije mu mutima we, yanze yanangiye umutima, araguma agenda. Bigeze ahantu indogobe yanyuraga hagati y'inkuta ebyiri, indogobe ibona umumarayika imbere yayo. Je voudrais vous dire comment Dieu nous parle. Hari noneho wamhanuza kubita ya ndogobe igende ekada irakata, kandi undi nta kintu abona imbere ye, ariko indogobe yo yahawe kubona. Turi kumwe? Noneho bigeze ahantu iramutsikamira, aravunika ikirenge akaguru. Noneho yikubita inshuro 3 ya ndogobe, Imana iha kuvuga. Iramubwira iti cyatabuja, ahantu hose wanjyanye, washatse ko kunjyana wangenderagaho, harubwo nigeze nanga. None kubera iki? Kuki umonda buri inshuro zingana gutya? Nitukubera kunsuzugura, iyo ngira inkota mba nahise nkurangiriza. Noneho ngo wa muhanuzi yubura amaso niho yasobanukiwe, abona nanje ko ari we wazitiye. Hari igihe Imana ikubwira ngo urwo rugendo widukora, hari igihe Imana ikubwira ngo iyo proje yireke, hari igihe Imana ikubwira ngo ahari ahantu hari bikanga, wowe ukababara ngo byanze, ngo byapfuye, ngo sibye.
pourquoi tout est grâce. Imana gushakira ikizima, Dieu veille sur toi. Imana niyo murinzi wawe kandi ngo ntigihungiza, ihora ikanuye n'igihe wowe uryamye biri aho ngaho hejuru yawe. Nuko birangiye Imana iramubwira iti genda uzakora noneho icyo uzakora bikugezeyo. Umwami aramubona ariko amubona atazi ko aje ariko afite undi, afite esprit se yamanutse none. Turi kumwe? Yamumanukiye wahageze umwami amuhagarika hahandi hejuru y'umusozi ati ngaba niya mu kibaya bavume mudire vazi yo noneho aho kubavuma atangira kubaheza. Umwami ati ndishobora njyewe naguhamagaye nakubwiye ibyo nguha byose, nakubwiye ko bavuma ndati navuma gute uw'Imana itavuga, nakora gute uw'Imana yahezagiye namwambura nteko umugisha icyama ahubwo nanjye nkabona amahirwe nk'ayabo. Icyama atangira kwisabira ko Imana nawe yamugera neza nk'iyo bagize abari gusa ubasabira wiki umugisha. Muvandimwe, turi abantu b'agaciro cyane, b'agaciro gakomeye cyane. Buriya la protection divine qui t'accompagne. Hari uburinzi bw'Imana bukubaho ubizi cyangwa utanabizi. Wowe utanabizi nani utanabyitayeho. Turi kumwe? Kubera ko watowe n'iki? N'Imana. Kubera ko umwana w'Imana, kuba umwana w'Imana bifite ikintu kiremereye cyane. La toute puissance de Dieu habite en toi. Ububasha bw'Imana bugutuyemo. Turi kumwe? Turi kumwe? Abantu twari kumwe ubushize nababwiye umuntu ugenda atanga ubuhamya, nawe yagiye hariya kwa muganga hariya muri Amerika, baramubwira bati mu mezi 3 uzapfa. Undi arangije arababwira ati sinzapfa. Abaganga bati uzapfa. Ati njyewe ntabizi ko ntazapfa. Bati buriya byatangiye bazana abakansera nk'igihumbi, bati buriya ni kubera iki? Mu by'ukuri icyari kimaze kubaho hari hashize iminsi mike cyane mbere y'uko arwara iyo ndwara. Oya ni mu gihe yararwaye iyo ndwara ahuye n'umuntu araza aramubwira ati akira Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umucunguzi wawe. Yesu Kristo aba umwami w'ubuzima bwawe. Ubundi abagabo bagira izina ariko yahise avuga ati ndamwakiriye. Ariko agera muri iryo sezerano. Noneho ni umuntu wari waragize ubuzima bwiza, umuntu wize amashuri menshi, agira n'ubuzima bwiza, agira amafaranga menshi, ajya mu bihugu byose yashaka, akora ariko n'ibyaha byose ibibaho n'ibitabaho. Noneho icyo gihe amaze kwakira Yesu, urumva hari igihe ngo Nyagasana mukubita akanyafu ariko atagamije kukuvuna, agira ngo akubone uko akwigarurira. Noneho rero muri icyo gihe yo kwakira Yesu niho yakangutse, ahita areba ati ubuzima bwanjye bwose barambwira ngo ngiye gupfa, ubwo se Yesu yaviramo? Njyewe ubuzima bwanjye bwose nabukoze nkora ibyo njyewe ngize nte shaka, nkora iby'isi igize ite ishaka. None se Yesu arahita niyo kimwakira nk'umukiza, none mpite mupfira mu maso nta kintu mumariye. Muri kajikoma akumva atari byo, ntabwo yashyiraga mu kwemera cyane, yashyiraga muri siyanse n'ubusiyantifike cyane. Ati none ntabwo byashoboka. Arangije bref abaganga baramuvura, ariko nyine icyo gihe bakurikije resultat babonaga, nagira ngo mbabwire ko kugeza n'uyu munsi ngira ngo hashize 5 menya 6e année hejuru y'amezi 3 kanseri baramupima bakayibona, ariko irahagaze
ntabwo imubuza ubuzima, kandi guhera icyo gihe we rero ahita avuga ati iyi myaka yose maze ni imyaka yande ya Yesu, ni imyaka yo gukora, no kugira ngo ntange ubuhamya, no kugira ngo nkunde Imana, no kugira ngo mfashe abandi kugarukira Imana. Amaze gufasha abantu batabarika kugira ngo bagarukire Imana. Naho ngaho rero ngira ngo mbereke ko umuntu ashobora kubaho mu mbaraga z'Imana. Ntabwo kubaho gusa ari ubeshwaho n'ibyakugiye mu gihe, ntabwo ubeshwaho n'uburinzi bw'ibi bihugu kubera kuvuga ngo nta ntambara, nta uzandasa, nta uzanyica. Turi kumwe? Hari no kubaho mu mbaraga no mu masezerano y'Imana. Imana Roho Mutagatifu akaguha ubugenga, akaguha kumva ubereye w'Imana ikintu gihambaye. Hari ikintu ugomba kuberaho gihambaye, ntabwo ugomba kubaho ibintu biciriritse gusa. Pawulo Mutagatifu yaravugaga ngo nshobora byose muri Kristo untera imbaraga. Aha rero Pawulo avuga, Imana Yesu amubwira ati ingabire yanjye irabuhagije kuko ububasha bwanjye bwigaragariza mu banyantege nke. Nagira ngo rero uyu munsi mwakire, tugiye kwinjira mu gitambo cya misa mu kanya. Yesu Kristo araza, tumubwire ngo Yesu, ndashaka ko wigaragariza mu buzima bwanjye vrema, ntakumva, ntagusanga, ntakubona, simubwirwe gusa mu nkuru cyangwa se mu bitekerezo. Ndashaka Yesu, ndashaka kugukoraho, ndashaka kukumva. Sinzi uburyo Yesu abigenza, ariko icyo nzi ni uko uyu munsi Imana igiye kuguha ibihe bishya. Imana iguha ibihe by'imbaraga, Imana iguhe ibihe byo gukora no gushobora icyari cyarakunaniye. Ububasha bw'Imana ukwigaragarizemo naho waba umunyantege nke, kubera ko abamwakiriye bose, niko Yohana avuga muri Evanjili ya Yohana umutwe wa 12 kugeza kwa 14, ngo abamwakiriye bose yabahaye iki? Ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Kwitwa umwana w'Imana ni ububasha, n'imbaraga. Naho ngaho rero nagira ngo mbagarure nongera kubabwira ko ntabwo gusa ubukristo bwawe ari ikintu ugomba kuvuga ngo narabatijwe, narakomejwe, ngo kera najyaga mu kiliziya, ngo mu muryango wacu, ngo twarasengaga cyangwa turasenga, ngo no. Uyu munsi nagira ngo nkubwire ko kuba wemera bigomba gutanga ibimenyetso. Muze twigire hamwe uko mushobora kumenya gusengera abandi bakagira gute, bagakira. Muze dukorane urugendo rwa deliverance, umenye ko niba Yesu yaravuze ngo abazanyemera bazirukana iki? Roho mbi, chasseront les démons. Ntabwo yabibwiye aba Yesu yavuze abazamwemera n'abandi, yavuze ko ari bandi. N'abasenyeri, ni papa, ni Gerard se, ninde uwemera Yesu yavuze? Ninde wese se abonzi? Wese muwahe umva, reka tuve mu mvugo rusange. Menya ibyawe, wijya ku bya bose, twese ibyo bintu mubireke. Ton cheminement personnel igomba kureyariza kuba nemera, bigomba kugaragaza muri njye ubonera. Turi kumwe? Kuba wemera bigomba kugaragaza impamvu wemera. Ntimuvuge ngo ndashaje, ntimuvuge ngo ntabyo nzi,
hagomba kugaragara ibimenyetso by'ububasha bw'Imana mu buzima bwawe. Ugomba kubaho mu mbaraga z'ijuru. Turi kumwe? Twebwe duhungira muri aya mahanga kubera imbaraga zayo. Turi kumwe? Kubera kuza ukavuga ati nimpagera nkabona ibyangombwa byaho bakanyaduruta. Turi kumwe? Bakanyaduruta, urumva? Kandi rimwe na rimwe bakakwaduruta ariko bakanagusuzugura. Turi kumwe? Cyangwa se bakanabikwima. Tuzi ko ari n'ababibura kandi isi n'iy'Uhoraho n'ibiriho byose yateguriye mu muntu. Ariko noneho ndashaka kuvuga, njyabona ukuntu iyo abantu babonye nationality, icyo kintu nabonye abantu bajya ati muze dufete rwose kubera ko niswe Umuholandi. Turi kumwe? Bavandimwe bana b'Imana, ni ryari wari wafeta batisimu yawe kubera ko witwa umwana w'Imana? Ni ryari wabwiye abantu uti muze mumfashe gushimira Imana kuva namenya ko ndi umwana w'Imana, kuva nashingira ubuzima bwanjye nkabwubakira mu masezerano y'Imana? Byampaye imbaraga, byatumye ububasha bw'Imana bunyigaragarizamo mu ntege nke zanjye. Nimuze mwishimane nanjye, ukaduhamagara tukaza tugafeta. Iyo Mana iri wawe. Noneho aho gufeta ibirangira by'Ubuholandi uza ubwenegihugu, ariko rimwe na rimwe ukadivorusa muri ubwo Buholandi, umwana wawe akahakunanirira, umuvandimwe wawe ntimwongere gucana uwaka. Ese urumva wabonye byuzuye? Mu gihe Nyagasani atubwira ati muze mwese, unyemera azakora imirimo nkora, akore n'ibigize gute n'ibitambutseho. Nimurangize rero uyu munsi ngo ndakwemera Nyagasani, ngwino mu kwemera kwanjye, ngwino ugaragarizemo ibitangaza byawe, ngwino umbohore ku bwoba, ngwino umbohore ku mateka mabakurikirana, ngwino unkize ibyanshikamiye byose, ngwino unkize imyumvire yose mfite mibi, ngwino umyigaragarize, ngwino ugaragarizemo presence yawe, ngwino umvugishe, ngwino tubane, ngwino dusangire, ngwino muri njye nanjye mbe muri wowe. N'uwawe Nyagasani, n'ibyanjye byose n'ibyawe Nyagasani, ngwino iwawe Nyagasani.